mudufatire ifoto y'urwibutso, hanyuma uwo tuza gushima muri iki cyiciro tuza guhemba bwa nyuma nuko uwo tuza guhemba muri iki cyiciro usigaye yitwa Agaba Happy Jean Ede. Biragaragara ko akarere ka Kirehe, Kicukiro na Ngoma ni tumwe mu turere twakoze neza abanyeshuri boza amashuri abanza, kuko Kirehe mu banyeshuri bose basoza amashuri abanza bakoze ikizamini cya leta 97 barenga batsinze. Ndagira ngo mbashimire kandi nabakire hano kuri iki kigo cya REB, aho tuza kubagezaho amanota yavuye mu bizamini birangiza amashuri abanza P6 ndetse n'iby'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye ordinary level cyangwa all level. Mukanya DG Nessa Dr. Bahati araza kutugezaho uko ibyo bizamini byagenze n'amanota yabivuyemo. Mbere yuko tukora icyo gikorwa, ndabanza nshimire abarimu badufashije mu gutanga remedial program. Iyi program tukaba twarayishyizeho igatangira mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Mu mezi hafi 7 abanyeshuri biteguraga ibizamini bakaba baragiye baherekezwa banafashwa mu kwitegura ibyo bizamini kandi umusaruro uragaragara, ndetse turaza kureba igihe bariho baradutangariza amanota banatwereka uko abana bagiye bakora mu bice bitandukanye. Ngira ngo namwe muraza kubona ko hari umusaruro wavuyemo. Ikindi navuga cyane cyane mbwira abanyeshuri bakoze ibi bizamini, ibi bizamini icyo bigamije gukora ni ukugira ngo birebe niba ibyo mwize cyangwa se mwigishijwe mwarashoboye kubimenya, kugira ngo abamaze gutsinda ibi bizamini bagakomeza amashuri yabo, ibikurikiyeho bashobore kubyumva kandi bashobore kongera ubumenyi bwanyu muri ibyo byiciro. Abatarashoboye gutsinda cyangwa se abo bitashoboye ko bagera babona amanota ahagije kugira ngo bakomeze cyangwa bagire promotion, nabo ndababwira ko batari bakwiye gucika intege, ahubwo bagomba kureba ari ababyeyi ari twese akazi kacu ni ukuzamura ireme ry'uburezi. Ni ukuvuga ngo tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo abana bacu bashobore kwiga. Tugomba gutanga umusanzu wacu, ari uwo guhatira abana kujya ku ishuri, ari uwo kubafasha igihe bari ku ishuri, ari uwo kubaherekeza kugira ngo bashobore kwiga kandi bamenye. Icyo tutazakora ni ukubabeshya ko bamenye igihe batamenye, ariko nta effort nimwe tuzasiga inyuma kugira ngo tubafashe bashobore kumenya. Ibi nibyo bizatuma abana biteza imbere, banateza imbere igihugu cyacu, bubaka u Rwanda twese twifuza kandi dukwiriye. Ibi ngibi nibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahora adusaba gukora kugira ngo dutange cyangwa se dukore nk'abikorera, kuko koko tuba twikorera. Ntabwo ninda byari kugira gusa ngo mbakire hano muri iki gikorwa hanyuma nsabe Dr. Bahati
DG wa NESA kugira ngo atugezeho uko ibyo bizamini byagenze, hanyuma yaho tuganire cyangwa dusubize n'ibibazo mwaba mufite, tunagaruka ku ngamba turi bushyireho kugira ngo dukomeze gufasha abana bacu, abana b'u Rwanda muri uru rugendo rwo kwiga, kumenya, kwiyubaka no kubaka igihugu cyabo. Murakoze. Murakoze nyakubahwa minisita. Banyeshuri, babyeyi, bayobozi mu nzego zitandukanye, banyamakuru n'abandi bose mwaje kugira ngo twifatanye muri iki gikorwa cy'ingenzi cyo gutangaza ibyavuye mu bizamini bya leta bisoza amashuri abanza ndetse n'ibisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Ndagira ngo maze mbasuhuze kandi tubahe ikaze hano hari kubera uwo muhango. Nagira rero ntatinze mpite mbagezaho ibyavuye mu bizamini bya leta, ubwo ndaza gusaba abari ku buhanga bw'ibyuma ko bagerageza tukajya tujyana kugira ngo ibyo mvuge hano n'abandi bari hano babibona. Uyu mwaka rero dusoza w'amashuri 2024-2025, abanyeshuri bakoze biyandikishije gukora ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza ni 220,927, naho abiyandikishije gusoza ibizamini bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye kisha gukora ibizamini ariko ku munsi w'ikizamini wagera nyirizina ntibaze kubikora. Hanyuma muri aba banyeshuri bakoze ibizamini bisoza amashuri abanza mu 219,900 bakoze ibizamini mu by'ukuri, muri bo 166,333 gutsinda bino bizamini. Ni ukuvuga ngo uko bakoze byabashije kugera ku gipimo ngenderwaho aricyo impuzandengo ya 50% amanota dufatiraho, akaba ari 75.64% by'abana bose bakoze ibizamini bisoza amashuri abanza. Muri aba banyeshuri batsinze rero 46.8% na abanyeshuri b'abahungu, hanyuma 53.2% akaba ari abanyeshuri b'abakobwa. Aha rero wenda abari basanzwe wenda bafite imibare y'imitsindire yo mu myaka yabanje ndetse harimo n'uyu bashobora kwibaza batese ko tureba ikigero cy'imitsindire cyagabanutse, ariko dushingiye ku isesengura twakoze tumaze kubona ibyavuye muri ibi bizamini ahubwo ko abana bakoze neza. Uko mubibona byerekanwa hari, ndagira ngo mbaha amakuru make yerekana ko habayeho gukora neza ku banyeshuri bose aba barangije amashuri abanza. Tugereranije ibyavuye mu bizamini bya leta umwaka ushize 2023-2024 ukanabigereranya n'ibyavuye mu bizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye uyu mwaka, ndagira ngo nerekane uburyo habayeho mu by'ukuri gukora neza kw'abanyeshuri. Tuza kugaruka ku mpamvu wenda zabiteye. Ufashe nk'umwaka ushize mu bizamini bya leta, iyo twara twarabaririye kuri 50%,
tukavuga tuti abanyeshuri batsinze n'abazaba bagize nibura 50% y'impuzandengo y'ibizamini byose bakoze. Abanyeshuri bari kuba bagize hagati ya 0 n'amanota 10, ndavuga ku ijana, bari kuba ari 126. Ariko uyu mwaka bavuye ku 126 bagera kuri 36. Bivuga ngo umubare w'abanyeshuri bari kugira amanota make cyane waragabanutse ugereranije ibizamini by'umwaka ushize n'iby'uyu mwaka. Abari kugira hagati ya 10 na 20 nabo baragabanutse bava ku 1392 bagera kuri 64 gusa. Ngira ngo murumva uburyo abanyeshuri bari bari mu cyiciro cy'ababona amanota make cyane bagabanutse ugereranije umwaka ushize n'uyu nguyu. Reka nihute wenda ngere ku bari kugira hagati y'amanota 30 na 40 bari 45,045 n'ijana umwaka ushize, iyo tuza kubarira kuri 50% nk'inota ryo gutsindiraho. Ariko ubu ni 10,916 gusa. Ni ukuvuga ngo aba banyeshuri bagiye bava hariya aho abatsindwa cyane bari bazamuka, bagiye bajya mu cyiciro cy'aho abanyeshuri amanota meza, n'iyi mibare iri hariya hari icyatsi, aho kuva kuri 50 kugeza kuri 60 umwaka ushize iyo tuza kubarira kuri 50 bari kuba ari 43,677, ariko ubu bariyongeye baba 61,301. Bivuga ngo tuvana abana muri cya cyiciro tsindwa cyane ahubwo bajya mu cyiciro cy'abagerageza gutsinda, ndetse no kuva kuri 60 kugeza kuri 70 ubushize bari 27,500, ariko ubu ni 51,116. Aha rero imibare iratwereka ko mu by'ukuri nubwo turebye imitsindire rusange umwaka ushize wavuga ko wenda yari hejuru, ariko bibutsa ko ubu ngubu bongereye amanota yo gufatiraho, ariko n'imibare iratugaragariza ko abana bakoze neza. Hanyuma tugiye uko abanyeshuri bakoze mu turere dutandukanye, biragaragara ko akarere ka Kirehe, Kicukiro na Ngoma ni tumwe mu turere twakoze neza. Abanyeshuri basoza amashuri abanza, kuko Kirehe mu banyeshuri bose basoza amashuri abanza bakoze ikizamini cya leta 97 barenga batsinze. Hanyuma muri Kicukiro 92 n'ibice 2 baratsinze, hanyuma na Nyagatare 87 n'ibice 18 baratsinze. Nubwo ariko bimeze neza muri Kirehe na Kicukiro, tundi turere ubona ko hakenewe gushyirwamo imbaraga, cyane cyane nk'akarere ka Nyaruguru, aho mu banyeshuri bose bakoze ikizamini cya leta 64,57 aribo batsinze ikizamini cya leta. Hanyuma Ruhango 66 barengaho gato nibo batsinze ikizamini mu banyeshuri bose bakoze ikizamini. Hanyuma na Nyabihu nayo 69. Uko niko mu turere mu by'ukuri byari byifashe mu bizamini bisoza amashuri abanza. Y'urwibutso urakoze cyane, ni computer, ni certificate, ni bya bikoresho byose by'ishuri rwose yaratsinze abashishema, kandi no kwiga neza uyu mwaka wose byose birahari. Ababyeyi nibatambuke bigira imbere, ababyeyi n'abandi baje bamuherekeje bati nuko umuyobozi mukuru wa Nesa arimo anamugira inama, ndabona bamwenyura ngazakomerezaho mu myaka iri imbere rwose tuzamubona akomeza kugenda imbere. Murabona rwose ko umuryango arabavandimwe n'inshuti bamwishimiye, natwe twamwishimiye cyane, n'abamukurikiye abadukurikiye bose babyishimiye. Albert warakoze cyane, murakoze kuri iyo foto y'urwibutso. Mwana tugiye guhemba ubwa gatatu, ni Neza Flora Elise, nawe no muri Hope Haven afite amanota 97. Ubwo nawe yatambuka kaza imbere.
ndaje ndasaba umuyobozi mukuru wa kaminuza y'u Rwanda kaza kumuduhembera mu myaka iri imbere uzamwakira muri kaminuza, niko twizeye. Arakomeza kujya imbere ndabizi. nuko Flora, nuko n'ababyeyi be barabari hafi mu gihe arimo guhabwa ibihembo. Flora, uwo muyobozi wa kaminuza muganire uko uzagerayo, uzakomeza ubu wa mbere. nuko ndabona rwose, yego nuko ababyeyi ba Flora nabo bigira imbere, yego ababyeyi cyangwa baje bamuherekeje, yego nuko rwose uzakomerezaho, nuko yego mukomeze, yego nuko murakoze gufata iyo foto nziza y'urwibutso. Flora rwose uzakomeze ube uwa mbere. Umwanyeshuri tugiye guhemba ukurikiraho yitwa Ndayishimye Jean d'Amour, nawe niwe muri Hope Haven. Yego turasaba umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Uburezi PS ko yakigira imbere akamuduhembera, nawe aramushyikiriza computer, aramuha certificate na bya bikoresho byose na za minerivare. Ati komeza, nuko uri umuntu w'umugabo, uri umuntu ukomeye, uzakomerezaho, uzakomeza utsinde. nuko Jean d'Amour, nuko abaje bamuherekeje nabo babigira hafi. Ndabona padiri atambuka, ndabona n'uyu mubyeyi atambuka. nuko bati komerezaho n'ubutaha ujya ahora uza mbere. nuko yego mudufatire ifoto y'urwibutso, hanyuma uwo tuza gushima muri iki cyiciro tuza guhemba bwa nyuma, nuko uwo tuza guhemba muri iki cyiciro usigaye yitwa Agaba Happy Jean Ede wo kuri Petit Seminaire Saint Aloys ya Rusizi, yagize amanota 97.78. Ego natambuke, arimo aratambuka. Tugiye gusaba umujyanama mu biro bya Ministry City, Gatabazi Pascal, haguruke adutangire iki gihembo. nuko tikomeza, nawe uzabe engineer, nawe uzabe umujyanama mukuru. nuko tera intambwe. Ego agushyikira ibihembo. Ego Agaba Happy, rwose ibyo byishimo bakwitiriye biteye umuryango duteye n'ishema. Ababyeyi be nabo batambuke, niwe twahaga igihembo wari usigaye muri iki cyiciro, hanyuma tukaza gukomeza ku cyiciro gikurikiraho mu kanya.